Mu myaka yashize byasaga nk'inzozi kubona umukobwa cyangwa umugore yihara imodoka ihenze cyane, ariko muri iyi minsi si igitangaza kubona umugore atunze imodoka ifite agaciro karenga miliyoni 450 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibi nibyo byabaye kuri Miss Mutesi Jolly, nyampinga y'u Rwanda mu mwaka wa 2016. Yaguze imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz G63 2025 model izwi ku izina rya The Beast. Ni imodoka y'uburanga n'imbaraga, ni ikimenyetso cy'intsinzi n'icyubahiro. Imodoka ikunze gutwarwa cyane n'ibyamamare nka Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian ndetse n'abandi. Mu butumwa yashyize ku rukuta rwa Instagram ku itariki ya 18 Ukwakira mwaka wa 2025, nyampinga y'u Rwanda mu mwaka wa 2016 Miss Mutesi Jolly yagaragaje ko yanyuzwe n'uko iyi modoka yageze mu Rwanda, maze agaragara yitemberamo ayikuraho amashashi. Iyi modoka yaje ikurikira inzu y'akataraboneka iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, yafite agaciro karenga miliyoni 900 mu mafaranga y'u Rwanda. Iyi nzu ye yavugishije menshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, bituma bibaza aya mafaranga ava. Miss Mutesi Jolly akomeje kwigaragaza mu bikorwa by'ubucuruzi n'ubugiraneza, akaba ari umwe mu rubyiruko rw'abagore batunze ibintu beza cyane muri showbiz nyarwanda. Uyu munsi Storm 360 tugiye gutembereza imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz G63 AMG. Iyi modoka ntisanzwe. Ikiganiro cyitwa Storm tubamenye, yandikwa Shemeye Pacifique. Nguhaye ikaze, nkurikira umenye. Mere duheranga Mercedes Benz AMG ni ishami rya Mercedes Benz izwi cyane gukora imodoka zifite imbaraga zidasanzwe n'imikorere yo ku rwego rwo hejuru. Iri shami ryariye mu gutunganya no kongera imbaraga za moteri, rikazuza n'ikoranabuhanga rigezweho mu bijyanye n'umutekano, umuvuduko n'imodoka zifite imiterere yihariye. Imodoka zikorwa na AMG ziba zifite umuvuduko ukomeye, imbaraga nyinshi ndetse zikaba zifite ikimenyetso cy'ubukire n'icyubahiro. Ari nayo mpamvu Mercedes G63 2025 model iza ku rwego rw'imodoka zihenze kandi zikomeye ku isi. Ikaba ari imodoka Miss Mutesi Jolly atunze. Iyo winjiye imbere muri Mercedes Benz G-Class AMG 63 ubona ko ari imodoka idasanzwe, ubona ko ari ikimenyetso cy'icyubahiro n'uburanga. Intebe zayo zikoze mu ruhu rw'ikirenga rufite amabara abiri n'imisusire tubisa nka hoteli yigendera, bigaha umuntu wicaye muri iyi modoka kumva ari mu rwego rwo hejuru. Ku ruhande rw'imbere hari screen nini ebyiri zigaragaza amakuru yose y'imodoka n'imyidagaduro, ndetse zishobora no gutahura impanuka mbere yuko zibaho. Ziuza ikoranabuhanga n'uburyo bworoshye bwo kuyikoresha. Imodoka ifite vola, steering wheel cyangwa se ibizwi nka direction yubatse mu buryo bugezweho. Ifite buto zituma utwara imodoka ashobora kugenzura indirimbo, akagabanya volume cyangwa akayongera, agakoresha telefone ye cyangwa cruise control atayivanyeho amaboko. Ni agatangaza. Ifite kandi center console ifite touchpad ikoreshwa nk'ikirahure cya mudasobwa hamwe na gear selector yihariye, byose bituma kugenzura imodoka biba byoroshye cyane kandi byihuse. Iyo ni vola yayo. Iyi modoka kandi ifitemo system yitwa ambient lighting ituma imbere muri yo hiyongera ubwiza mu buryo budasanzwe. Aya matara yayo y'imbere mu modoka ahinduranya amabara, ku buryo uyicayemo bishobora kumurutira gukoteje hoteli y'ikirenga i Musanze cyangwa mu mujyi. Gifitemo system zigabanya ubushyuhe cyangwa ubukonje mu buryo bugezweho. Ibi byose bibuzwa n'intebe zifite ubushobozi bwo gutanga ubushyuhe cyangwa ubukonje, bigatuma umuntu yicayemo yumva ari mu ijuru rito. Yitwa Mercedes Benz 63 2025 model. Mu bijyanye na tekinike iyi modoka ntisanzwe. Imbaraga zayo zituruka kuri moteri yo mu bwoko bwa V8 turbo ifite silinderi 8 n'utwuma twitwa turbo charger twin twongerera moteri imbaraga, bituma iyi modoka igira ubushobozi buhambaye bwitwa 577 horsepower HP. Buyongerera imbaraga biyiha ubushobozi bwo kwiruka kuva ku kilometero 0 kugera ku kilometero 100 ku masegonda 4 n'igisegonda 3. Ni ibintu bitangaje kuko ari SUV ikomeye cyane, ariko yihuta nk'imodoka za sport cyangwa se imyidagaduro zizwi nka sport car. Iyi modoka kandi ikoresha automatic transmission ya AMG Spirit TCT9G. Iyi system ifite gear 9 ikayifasha imodoka kugenda mu mutuzo kandi yihuta cyane. Byongeye kandi iyi modoka ifite system yitwa 4matic all-wheel drive. Iyi system ituma amapine yose akorera icyarimwe, gatuma ishobora kunyura mu misozi, mu mihanda y'igitaka cyangwa muri kaburimbo nta nkomyi. Mu bijyanye n'umutekano, G63 ifite camera system ireba impande zose, hamwe na active brake assist ndetse na lane keeping assist.
bifasha umushoferi kugenzura imodoka mu gihe ayitwaye. Imbere ifite intebe z'icyubahiro ndetse zikoze mu ruhu rw'ikirenga, zishobora gutanga ubushyuhe cyangwa ubukonje bitewe n'uwicayemo icyo ashaka. Iyi modoka kandi ifite sisiteme yitwa Bamar Surround System. Ni imwe muri sound system zigezweho cyane zishyirwa muri Mercedes-Benz G63. Iyi sisiteme itanga amajwi meza cyane yo ku rwego rwo hejuru, asa nayo wumva iyo witabira igitaramo. Iyo uyicayemo aya majwi yayo aba ari meza cyane kandi afite base ikomeye, bigatuma umuntu yumva umuziki cyangwa amajwi y'imyidagaduro mu buryo bwihariye. Mu magambo yoroshye, Bamar Surround System ni ikoranabuhanga rihindura imodoka mu kirere cy'umuziki, ikongera uburambe n'uburyohe bwo kuyigendamo. Ibijyanye n'ibiciro by'iyi modoka nk'uko bigaragazwa n'urubuga rwa edmunds.com, igiciro cya Mercedes-Benz G-Class AMG 63 2025 model kiri hagati y'amadolari 180 n'ibihumbi ku isoko mpuzamahanga. Ibi biciro bitandukana bitewe n'aho ugura iyi modoka ndetse n'ibyongewemo ibizwi nka option features. Ariko mu Rwanda nk'uko byagaragaye, Umutesi Jolly yageze mu Rwanda imutwaye amafaranga arenga $300 by'idolari. Ni ukuvuga amafaranga arenga miliyoni 436 $680 mu mafaranga y'u Rwanda. Ni ibitangaza gusa. Reka ngushimire wowe twabanye kuva ikiganiro gitangiye kugera gisoje, ntato gishoreje. Ndagusaba niba urushyashya kuri chaîne kwanda kuri subscribe, niba wakunze iyi video ukande kuri like. Ikindi kandi uduhe igitekerezo cyawe, utubwire icyo twazakugezaho ubutaha. Nitwa Shema Pacifique, iyi ni Storm Magazine 60. Ndabakunda.